barabivuganye umugore henda akavuga ati noneho buriya amafaranga agiye kujya akorera ntazongera kuyampa agiye kujya yahuriye wabona ari nacyo cyatumye ahinduka bigatuma aza kuntuka ubwo imitima nibiri muri jye nibaje icyatumye umugore aza kuntuka noneho jye narababaye ndavuga nti Mana nubwo ndi umukene nkaba ntacyo mfite ariko kugira ngo umugore wa Ivana ntuke ambwire ko musenyeye mutwariye umugabo kandi umugabo atazi nahawe basi reka mbwira Ivani ubufasha bwe abugumane nge ngume mu buzima bwanjye ndimo yenda igihe nikigera Imana izagira ikikora hanyuma bigende neza ubwo natumye ha Ivani kugira ngo nge mpure nawe ndamwati rwose pe waje kumfasha ndabyemera ariko bigeze ubufasha wampa ntafite amahoro ndi kubitutsi ntanasinzira nta kintu bwaba bumariye Ivani yaranyadukiriye aranuka tumva ahubwo uri igicucu uzi bitutsi yantotse bahaye ikaze bakunzi bacu mwese mudukurikiye ni kuri Keze TV show nk'ibisanzwe nongeye kubasuhuza kandi mbifuriza gukomeza kugira ibihe byiza mwese tubana umunsi ku wundi reka nizere ko mumeze neza rero mwese kandi nizera ko mwese muri amahoro ari abari mu Rwanda ndetse n'abari mu bihugu byo hanze mwese ndabasuhuje uyu munsi turi kumwe na mama Betty tugiye kuganira cyangwa se mama Ineza uko umuntu abishaka tugiye kuganira haciyeho iminsi hari ikiganiro twagiranye abantu benshi mwagiye mumpamagara mumbwira nabi ngo kukina muhuje na Ivani ngo Ivani akamuteza umugore gusa mu bantu bakurikiye ikiganiro twabanje gukora Ivani niwe waje avuga ko yifuza kumufasha kandi ntago wakumva umuntu yifuza gufasha umuntu ngo birwanye gusa nyine nuko nagiye mbona bigenda ukundi ariko niyo mpamvu nifuje ko tuganira kugira ngo nanjye ubwanjye wa mugani mubaze uko byagenze kuko mperuka agiye kwakira ubufasha buturuka kuri Ivani ariko nyuma naje kubona amakuru hanze nyine mbona bitameze neza mbona n'imiryango yabijemo ariko n'impamvu agiye kudusobanurira tumenye ubufasha bari bagiye kuguha bwaraje mama Betty umeze uti ndaho ndashima Imana urakomeye yego ndakomeye kubabaye ku maso kubabara nyine bijya bibaho ariko ubundi igihe kikagera bikarangira njyewe rero impamvu nifuje ko tuganira rwose njyewe ibintu nabonye ibintu byarahinduye isura mbona ibintu byarajagaraye mbona ikintu cy'ingenzi cyari kidushishikaje mbona sicyo kiri gukorwa birancanga ndavuga nti se ibi bintu hari ukundi byahindutse sinabimenya mbabarira umbwire nubwo ubabaye sinzi ikintu kikubabaje ariko ndabona utari mu kamudu keza ntago nishimye pe nge nawe duherukana ndumva haciye nk'igihe kirekire ariko nanone si kirekire cyane duherukana nawe umuza na Ivani umbwira ko hari umuntu wemeye kuba yajya yamfasha ubwo rero icyo gihe urabizi ko wampuje nawe ndaza ndicara turaganira ibyo twaganira byose wari uhari warabirebaga waranabyumvaga ariko gusa icyaje kumbabaza ni ukuba narinjiye mu bintu bikambera ikibazo kurenza ikibazo nari mfite Ivani wampuje nawe ngo amfashe urabizi ko yambwiye ko yabivuganye n'umudamu we ambwira ko yabivuganye n'umuryango ambwira ko nubwo nta bufasha buhambaye afite ariko ubwo afite uko bungana kose yego agomba kugira icyo akora kuri jyewe urabizi ko nabimwemereye ariko icyaje kumbabaza kikanambabaza kugeza na n'ubu nuko naje guhura n'umugore bampamagaye igitaraganya umugore we sinari muzi ubundi se ko mperuka avuga ngo aje kugufasha umugore we yaje ati njye duherukana ari kuvuga ko agiye kugufasha gake gakeya bikagenda bikazagenda biza ko rwose yababajwe n'ubuzima ubayemo ari umutima mwiza wari umuzanye yaje kuguhuza waje guhura n'umugore ute kugira ngo umugore mujye kumenyana mwari mutuye muziranye basi ngewe umudamu we ntabwo twe tuziranye nagiye kumva numva telefone irampamagaye irambwira ati rwose wakwihangana hari umuntu ugukeneye cyane ubwo urumva nagiye ngiye kureba umuntu unyeneye ngiye nsangana umugore wa Ivani ariko nabwo sinari mbizi ubwo naricaye barambwira ati dore umuntu wagushakaga n'uyu akimbona arambwira ngo ngize Imana ngize n'amahirwe kuba mbonye umuntu wantwariye umugabo naguye mu kantu numva ndababaye cyane numva ndababaye ubwo umugore ayifasha nkaho umutwaye nkaho uri gushaka umutwarira umugabo
we uwo mudamu yambwiye ko umugabo we atagitaha mu rugo ahubwo asigaye ataha iwanjye. kandi umugabo niba ubyibuka neza umugabo bwe yatubwiye ko yabiganirije umugore we. Yego. Uribuka ko wamubaje uti se nta ngaruka izaza umugore namenya kuri kumfasha? Atubwira yuko ibintu byo kugufasha yabiganirije madamu babyumvikanye. Ngiye nicyo cyambabaje kuba yarambwiye ngo yabiganirije umudamu we yaje kumfasha bizi bikarangiza noneho umugore we akoresheje uko ashoboye akanshakisha mpaka bamuje nawe ngo namutwaye umugabo. Narababaye ndanarira kugeza n'ubu agahinda ntago nzagashira mu mutima. Umudamu ubwo twarahuye ati wantwariye umugabo, ndamubwira nti ni ukuri gushoboka pe, umugabo wawe nta nubwo azi naho ntaho uperereze ahandi hantu yabari, ariko jyewe ntabwo ari jye, nta nubwo pe azi nahomba. Umudamu arangatumva njyewe umwana wanjye yarandembanye ntabwo mfite uko muvuza. Umugabo se yavuye mu rugo iwati ni umugore wamwirukanye? Njye ntago mbizi. Arayivane ntago yambwiye ko ataba mu rugo iwe, ari umudamu we twahuye ambwira ko umugabo we njye namutwaye ahubwo dusigaye tubana. Birantungura. Sikura mugabo afite amanyanga, kafite amanyanga menshi. Abantu bagiye bambazanga ibintu wakoze ngo guhuza ngo ayifane nura mu mama ngo none ura mugore ngo akaba ari gutukura mu mama ngo kandi nta mugabo yatwaye. Cyo ndavuga se ni gute umuntu w'umugabo avuga ngo agiye gufasha gukora ibyo yavuze agata umugore? Ni ukuvuga ngo rero njye nasobanurira umugore ukuri kwanjye koshe gusoboka. Namwe nti rwose pe umugabo wawe ntago turi kumwe, nta nubwo nzahari, wowe uperereze umenye ahandi. Ati hoya, ati ni wowe ubufasha guha, ni bufasha bugenda gute? Namwe nese ko yambwiye ko mwabiganiriye, hanyuma kuba wantunganya, kuba wambwira amagambo angana gutya, rwose koko urampora iki? Umugore ambwira nabi bikomeye, umva sinabona ukuntu mbisubiramo, yewe byaranandenze ku buryo haje kuzamo n'ibintu by'imiryango. Nayivana ubwe twarahuye arantuka bishoboka. Nanjye kubaza niba mwarahuye byibuze agutokira iki? Kari we waje avuga kagushaka. Noneho Ivan we twarahuye arambwira tumva ubu nta n'ikintu twavugana, n'ikintu naguhaga niyo yabaga ari nusi y'umuceri cyangwa iyorowe nta niyo zongera kuguha, uransenyeye ngo ndamusenye. Ari wowe nawe ninde wisenyeye? Wamusenye ute? Kari we waje gufasha umugore we kutari umuzi agushinza gute kumusenyera kandi ari we wisenyeye bwe ku giti cye? Ngo umugore we yaragiye ngo nige ngo wamubwiye amagambo. Ariko se mureke mba ibi bintu birimo amatiku n'amanyanga. Ivan ubwe yatubwiye ko yaganirije umugore ajya kuza kugufasha, umugore akavuga ko umugabo yamutaye. Ivan nawe akavuga ko umugore yagiye. Ibintu uri kumva igenda ukumva bidasobanutse. Muri make je urumva ndiragwa mu je nukugwa mu twabari. Uriya mugore n'umugabo we nabo ubwabo ntibazi ibyo bavuga. Ni gute umuntu ashobora kukwirukana? Ni gute wavuga ngo umugore wata umugore mukandi umugore ngo umugabo yaragiye yarantaye mukandi ngo umugabo akavuga ngo umugore aramutaye? Ibyo bintu numva bishoboka? Ngewe ikibazo rero gihari nuko ndi kuzira ubusa, kuko niba ari umudamu ntago nari muzi. Ivan icyaduhuje nawe bwari ubufasha agiye kuba. Nabwo yaramaze nko kugubufasha bungana iki buhagaze ugereranye ko ngiye cyagiye niba ari bibiri hari amafaranga cyagiye yaguhaye tubona na bwanderera. Gusa yari yavuze ko arajya gufasha mu bushobozi bucye azajya abona. Ugereranyije igihe cyari gishize ubufasha yampaye ntabwo navuga ngo ndamuvebye cyangwa ndamunenze, basi ngo ngenda muvuga nabi, basi nkuko bampemukiye bakambwira nabi. Nuko ngo burya niyo umuntu yaguha niyo byaba ari ibyo bibiri abiguhanye umutima ukunze nukuri uramushimira pe. Ariko icyaje kuntungura ni cyuko umudamu yaje amarira ari menshi ngo namutwaye umugabo ngo nige dusigaye tubana ngo nimurekurire umugabo ngo yongere atahe ngo asubire mu rugo kandi ntazahaba pe. Dutekereje mwese n'abadukurikiye ndetse nawe nk'ikintu uriya mugabo yaragamije kugira ngo aze yiteka kaje kugufasha ni igiki? Muri byose nta na kimwe yigeze akora. Ni igiki ndi kwibaza icyo yaragukurikiyeho kindi se icyo byamumariye? Niba umugore yaragiye niba ari wagiye simbizi icyari kimuzanye kugira ngo azavuga ngo aje kugufasha ni igiki muri make? Kari icyo kintu ndi kwibaza. Nge ntago mbizi kuko naje gutungurwa. Umuntu wambwiye ko buriya iyo umuntu akubwiye ngo yaganiriyeho n'umudamu
ubwo nari nzi ko ibintu byose numvaga ari amahoro rwose nta kibazo ikintu cyose wabwiye umugore biba byera nta numvaga ko nta kibazo ikintu cyaje kumbabaza kugezana n'ubu rero nuko na Ivan nawe ubwe twahuye akantuka ngo umugore we ngo aragiye ngo ndamusenyeye ngo namubwiye amagambo ngo kandi ntago nigeze mpura n'umudamu wa Ivan ngo mbe namubwira ngo Ivan ngo akora gutya nambwiye ntese ubufasha ubwo wumva ari yampaye yambwiye ko mwabivuganye ko uko mushobojwe namwe nta kintu mufite muzamfasha none ni kuki uri kumbwira nabontuka umugabo ngo hoya ngo ubwo bufasha ngo aguha ariko nari ntangaye Ivan ubufasha agiye gufasha nawe ubwe tubizi uko bimeze ngibwo namuherukaraga nawe yarari aho nawe afite ibibazo bitashira na madamu namuherukaga arwaye ariko nanjye ndeba ubufasha aje gutanga nawe ubwe rimwe na rimwe ajya avuga ati nanjye nkeneye ubufasha ntajye biranyobera ariko ndavuga nti ntawamenya ubuzima bw'umuntu arigiye buhinduka bishobora kuba byaraciyemo nawe akaba yifuza gutanga ubufasha ku muntu nyine agakorera nawe uwo mugisha buriya nanone ndibaza niba nta nicyo yarafite gihambaye hari ukuntu ushobora kuba wabona bitanu n'urugero ariko kubera uzi ko hari undi mugenzi wawe ufite ikibazo ukavuga uti aho kugira ngo ndye bitanu byose reka ndye bitatu basi bibiri mbifashishe undi muntu ugize iki umerewe nabi yenda birashoboka ko hari urwego yari yabitekerejemo ariko se nanone nkibaza ngo kuza kumfasha no kugira ngo umudamu aze kunuka ngo namusenyeye urugo ngo natwaye umugabo yewe n'ubusimbyumva ndashaka kuza kubaza Ivan nk'umuntu w'umugabo sibyo umuntu w'umugabo kugira ngo avuge ikintu adashobora gukora bundi niwe ufite igisubizo cy'ibintu byose turi kwibaza nk'umuntu w'umugabo kugira ngo avuge ijambo kuri sohoza bimunanira nicyo kintu ndi kwibaza kugeza kuri iyi saha umuntu avuga ngo agiye gufasha ntiwigeze umusaba ntiwigeze umusabirizaho ariko yiyemeje ikintu aho kugira ngo wenda hari n'ukuntu ushobora tujye kujya gufasha umuntu bikanga noneho nyuma ukavuga ati rero byanze ntabwo biragenda neza nzakubwira niyakureka none se umugore we niwe waguteje umugore we hubwo nje niko mbibona urumva genda ukuntu mbitekereza umugore we yenda yabonye ikiganiro cyangwa se barabivuganye urabizi abagore duhinduka nk'ijuru bamwe sibyo yenda niba barabivuganye umugore yenda akavuga ati noneho buriya amafaranga agiye kujya akorera ntazongera kuyampa agiye kujya yahuriye wabona ari nacyo cyatumye ahinduka bigatuma aza kuntuka ubwo imitima n'ibiri muri jye nibaje icyatumye umugore aza kuntuka noneho jye narababaye ndavuga nti Imana nubwo ndi umukene haba ntacyo mfite ariko kugira ngo umugore wa Ivan ntuke ambwire ko musenyeye mutwariye umugabo kandi umugabo atazi nahawe basi reka mbwira Ivan ubufasha bwe abugumane ngiye ngo ume mu buzima bwanjye ndimo yenda igihe nikigera Imana izagira ikikora hanyuma bigende neza ubwo natumye ha Ivan kugira ngo nge mpure nawe ndamwati rwose pe waje kumfasha ndabyemera ariko bigeze ubufasha wampa ntafite amahoro ndi ku bitutsi ntanasinzira nta kintu bwaba bumariye Ivan yaranyadukiriye aranuka tumva ahubwo uri igicucu uzi ibitutsi yantutse ariko yari yanasinze ahari none se niwo mu bintu niwo kwiye kurakara rero kumurusha nta kintu kumva cyo kumurakaza kubera ko bishoboka niwe akwiye kumurakarira kuko yakwijeje ibyo adashoboye icyo ni icyambere akubwira ibyo aza gukorera ntiyabikora ibyo tubireke ko bishoboka ko umuntu yakwizeza ikintu kikanga ntibigende neza arongera guteje famiye hanyuma umugore wa mukuru we se yaje ati umugore wa mukuru we ko numva byajemo imiryango cyane nkaho umugore wa mukuru we ngewe ntabwo twahuye nawe ngo abashe kuba yantuka yenda niyo ntera byari bishigaje ariko ngiye nabwiye Ivan navuga ati rwose pe mbabarira niba umuryango wawe wahagurutse umugore akaba yahagurutse ibibazo bikaba ari ibibazo numva ubwo bufasha nge nta kintu bwabumariye Ivan nawe urabona kuri muntu ukavuga ko ngusenyeye ukavuga ko nabwiye umugore wawe amagambo kandi koko nta magambo nigeze mubwira nkuko Ivan yabimbwiye ubwo rero nabwo ati rwose pe mbabarira ubufasha bwawe bugumane ubwihorere Ivan ati humura nanjye ntabwo nari buzongere kuguha sinari nzi kuri umutindi uzi ukuntu yanutse njyewe buriya bwa mbere azana banje no kugira akandi ndabizi sinjye nyine wabiketse njyewe
hari ukuntu umuntu aza ukibaza impamvu agiye gukora icyo kintu ukabura impamvu ifatika nyine wavuga ngo uyu muntu agiye gukora kino kintu kubera iyi mpamvu. Njye bwa mbere azana nzi ko aje gutereta mu mutima narabitekereje ariko sinabivuga kuko nyine nibazaga Ivan yaje gufasha nawe ejo bundi byara bimeze gutya madamu arwaye biranyobera ariko ubwo nabonye aje ndavuga ariko ubuzima wa mugani bw'abantu burahinduka nta wamenya ashaka kuba bimeze neza ariko njyewe cyiza cyagiye nahise ntekereza ko ashaka kuba aje gutereta. Oya ntago gutereta ntabwo yigize atereta se ngo twumve niba yarazanywe atarazanywe n'akantu. Oya ibyo ngibyo niba yarabigamije muri we kuko urabona nta gihe twamaranye rwose urabona ko ari igihe gitoya byahise bihinduka nta kintu ndamwumvaho cy'iryo jambo yaratararitungura ngo arimbwire yenda niba muri we yarabifite ntago mbize burya kureba mu mutima w'umuntu biragoye ariko sinamubeshya ngo yigeze abimbwira ntabyo yavuze pe ntabyo yavuze urumva reka twizere ko nta n'ibyo agamije nta n'ibyo agamije se kandi twarashwanye igihe numva ubuzima ndimo nubwo atari bwiza pe ariko numva byahagarara intambara zo mu rugo kwa Ivan zikarangirira aho ngaho. Reka ngusaba akantu rero kugira ngo nyine tuzirangize nk'uko uri kubyifuza. Njye nifuzaga ko Ivan twazirangiza ariko mwarabanje guhuraho kuko uko biri kose niwe waguteje umugore we no kugira ngo umugore agutuke niwe byaturutse niwe bashaka kuzamuhamagara sibyo nkamubaza impamvu ikintu cyamuteye nyine kuba yaneza no kuneza umudamu we ngaje kugufasha kandi nta kintu afite nta kintu nako aje kugufasha kuza kugutukisha uri umubyeyi uri umuntu ukuze kandi nta mpamvu yo kugutukisha nta ruhare nabigizemo pe umuryango wa Ivan ntabwo nigeze nkugira nabi cyangwa uvuge nabi kuko nta nabonzi rwose yarampemukiye kuba yanteza umudamu we nawe agahindukira akavanga umudamu we ngo mbifitemo uruhare kandi nyamara nta ruhare mbifitemo nta nabazi rwose nubishobora urumva nta bibazo nk'ibyo tugomba kumubaza birahari none se niba umuntu yarampamagaye akavuga ko agomba kumfasha nyuma akanteza umudamu akantumaho ambwira amagambo ababashe kuri urumva atari ikibazo. Ariko niba rero abantu niba iyo babonye umuntu wifitiye ibibazo nabo bawongeraho ibindi wa muntu we ko atagiye mana abantu bababaye ni benshi baciye umugani warose nabi burinda bucya cyangwa se ngo yapfuye ntawe utayiryaho no warushye nta ruhare yego nta ruhuka ubwo rero ni ukuvuga ngo babonye hari ubukene mfite bashaka nako simbizi babonye ubuzima wiberamo babona ko nyine uri wa muntu babwira gufasha akaguruka babwira gufasha akiruka babwira gufasha ku buryo umuntu ashaka kugukangisha nyine kugufasha tu nta kintu ari bugufashe nyine ashaka kuza kumuhamagara kuri telefone nkamuvugisha nkamubaza ko ameze nk'ibyo byo mu rugo yari afite gahunda yo kunteza umugore we niba yari afite gese nibaza nose ni gute nta mezi abiri ashize umenyanye n'umuntu intambara zigahita zivuga gute tube tumuretse njye nyibwira amakuru papa Betty ameze ati ko tutamuheruka noneho bimeze gute urumva mberuka tumuheruka kera aciyeho igihe Betty rero nawe sinzi abantu b'iki gihe baragoye ariko duherukana nawe yemeye yari yaremeye umwana ndumva duherukana yari yaremeye umwana avuga ngo umwana aramwemeye ari nabwo Betty yabimubwiraga ati papa emera umwana n'ubundi umwana n'uwacu nabwo ari Betty bimuhatirije ariko reka nkubwira akantu gatoya buriya ashobora kubikora mu gihe cyo kwiyerurutsa kuko urabona kuri iki gihe tuve no kuri papa Betty na Betty yabyaye yaramusize aragenda amara imyaka myinshi cyane tutazi ahari none se urumva uyu mese ariwe yagirira impuhwe ku buryo amwemera akamufata nk'umwana we biriya bikoraga kwiyerurutsa kugira ngo nyine arebe uko byakagenze ntago nta kintu murongera kusa nabo naho muganira se kindi cyo kubana cyo kwita ku bana kuko kiragiye yari yemeye ko mugiye gusubirana mukongera mukabana nyine nk'umugore n'umugabo
tubana buriya rega buriya umugabo iyo yagiye akamara imyaka 2, 3, 5 icyo abagabo basigaye babeshya cyagiye yari yabyemeye avuga ati rwose ndabyemeye umugore wanjye aho kugira ngo umwana wanjye wabaze avuga beti ati ndabyemeye ko rwose tugomba kubana mperuka ubwo numvaga mubana nawe maze iminsi ntabikubazaho sinzi ukuntu mbyibutse ndavuga nika nkubaze wenda mushaka kuba mwarasubiranye. Beti rero hageze kuri ya ntabwo ari umwana ukibabara ngo nuko atareba papa we. Kubabara kwe byabayeho ari umwana ari mutoya ariko hageze ntabwo ari wa mwana uhangayikishwa na papa we ahubwo agomba guhangayikishwa n'iki n'ubuzima yaba arimo cyangwa no gushaka imibereho. Abagabo rero ntabwo ari bose ariko none se nta kanunu ko kongera kuzasubirana byararangiye. Ngewe njya mubona ariko kubera buriya kujya nshotora umuntu ntago njya mbikunda. Kereka we yenda agize igitekerezo akaba ari uvuga ati tubigenze gutyo ariko buriya uba ugomba kurekera umuntu amahoro ye ubuzima bwe abaho mu buzima bwe ashaka kandi yisanzuye. Ubwo yaratubeshyaga ahubwo none se ubwo urumva umuntu wemera ikintu yaje akagihindura kandi buriya papa Betty nabonaga nawe nuko aba yisekera yigize umwana mwiza ariko nyine buriya abagabo nta wamenya umugabo akubwira ikintu aka kanya ejo akagihindura. Ariko yari yaravuze ati uyu mwana mbere yari yaravuze ati sinamwemera kuko ashobora gukora yakandagira nasanga igikombe hari hasi nkavuga ni umwana wa kanaka ugikubisa umugeri. Rero uri mu bantu batesetse bahuye n'ubuzima bugoye yaba ku bagabo yaba ku bana yaba ku nshuti. Reba nizigenda ziza ngo zigiye kumfasha no kunteza imiryango zikanteza nyine zikanyambara ubwo se urumva ndi he Nyabuse se Kayusi we byaheze byararangiye burundu. Ibya Kayusi rero Kayusi simerukana na nigeze kubona yambaye n'amajipo noneho nanjye naharaho nabonye ari kumwe ngo na wa mugore ngo yige mbona yambaye agatambaro yambaye n'igikanzu kimeze nk'ishati wa muntu we simbizi by'ubuzima Kayusi nabonye Ujya kwisengera Imana umwana wawe azakure neza atabaye nka Kayusi. Ntago umwana wanjye azaba nka Kayusi. Wapfusha ni wapfusha kabiri. No kuri Imana irabizi umwana wanjye ntago natuma ajya mu bintu nka biriya. Buryo umwana apfa mwiterura nzagerageza uko nshoboye nzamuhuriha uburere bwose bushoboka. None se mama Betty uri gukora iki noneho basi cyo kugutunga cyo mu buzima busanzwe kubera ko ubufasha mbona naye mvuze ni tugize amahirwe tubonye umuntu kwitaho mu tubazo wenda dukeya nawe yabaye nyatsi noneho muri ubu buzima ubayeho ute n'abana Kayusi we tureka twe no kumuvuga we n'ubundi ni ifoto bimeze biti. Ni ukuvuga ngo rero biba bigoye pe biba bigoye ariko Imana burya ibihari irabikora. Hari ukuntu ushobora kujya gutya ukabona nk'ikiraka kwa runaka ukagenda ugafura niyo hakura n'igihumbi uragenda ukiyaranje ukareba uko bigiye. Iyo cyabonetse kiraboneka kitaboneka nabwo icyo kiraka nuko nyine ntikiboneke. Ntago biboneka nyine ni rimwe na rimwe ariko umuntu abaho umuntu agenda abaho nyine kandi muri ubwo buzima ukabubamo nyine gutyo. Hari ubuzima tubamo umuntu akaba yavuga ati ubuzima ndi gucamo nabutewe n'iki nabutewe n'uyu nyine ubuzima bubi ndimo hari aho bwaturutse. Nka mama Betty urebye ubuzima bwawe uri mu uyu munsi bwaturutse kuri Kayusi. Bwaturutse kuko ni ukuvuga ngo ubuzima ndimo aka kanya bwaturutse kuri Kayusi kuko papa Betty nubwo yagiye nifite ibintu nakoraga nakubwiye ko nacururizaga ahantu hari kwa Mutangana mfite ibintu nago twari dukepe nta nubwo byari ibintu bya mirenge ariko wabonaga ko ari ibintu bifatika bifite ikintu kigaragara rwose kizima pe. Ubwo rero kuva naracuruzaga ubwo Kayusi aza kuza kwinjira hari umuntu uza mu buzima bwawe akaza wagira ngo ni gatumwa cyangwa akaza wagira ngo azanye n'abadayimoni cyangwa akaza ugira ngo azanye n'imyaka nta mugisha. Ngo rero kwa kumwizera kuvuga ngo sinakoze indakinguyeho kugira ngo abakiriya bambure akajyamo ayacuruje ayakubita ku mufuka gutyo shiduka ibintu byaragenze gutyo. Urumva nibwo buzima ndimo ariko buriya yenda hari igihe Imana ishobora kuzagira gutya nkongera yenda nkabona akantu nzamukiraho birashoboka nawe iheba ataraba nta wamenya nta wamenya no kuba ubu ngubu kiriho kandi iyo business idahari nabwo hari impamvu
ariko wumve ntago ndiho neza. None se niba narahakuraga isabune, nkakura igikoma, nkakura ibyo kurya, nkakura amafaranga yo kwishyura inzu, byari bimeze neza pe. Bikaba urumva se biragoye, ariko muri uko kuba bigoye yenda hari inzira bishobora kuzanyuramo, Imana ikagira uko ibigenza. hari igihe duca mu bikomeye ariko nyuma bikazoroha kubera igihe cy'Imana kiba kigeze. Buri igihe kigeze ibintu byose bigenda neza. Hanyuma nko muri iyi minsi cyangwa se numva tutangiye umwaka mushya, umwaka ushize nyine wahuye n'ibibazo bya kayosi n'iwabo, abo bamurwana bagutuka, ariko ubu turi mu wundi mwaka mushyashya. Nka Mama Betty wahuye n'ibibazo byinshi umwaka ushize, ni izihe ngamba cyangwa se ni izihe ngamba wafashe uyu mwaka, cyane cyane ko izo ngorane zaturukaga ku mwana wari warabyaye, umuryango utemeraga yavutsemo. Uyu mwaka dutangiye rero Mama Betty afite izihe ngamba, yaba iz'imibereho, yaba imyanzuro nyine wa mugani. Hari igihe umuntu avuga ati ngenda abona bimeze gutya, ngomba gufata imyanzuro kugira ngo nanjye ndibe ko nakiteza imbere. Rero kwiteza imbere ni byiza kandi birashoboka, ariko burya umuntu yiteza imbere afite n'icyo aheraho. None se waba nta n'igishoro ufite kuko ngo urajya kwiteza imbere? Uburyo bwo gukora ubu nshobora kuba ndimo ni nk'uko nabona ikiraka yenda nk'iwawe cyangwa kwa runaka, nkagikora atari cya kindi cyamviramo ikintu cyo gukora yenda ngo niteze imbere, nkagikora icyo kiraka ari cyo kumfasha ku kanya mu rugo, ariko atari cyo kuvuga ngo ndakoze ngiye kuzamukiraho niteze imbere ngira ikindi ngeraho. Gusa ingamba zaba zihari n'izuko ngomba gushikama, nkaba nasenga Imana muri uyu mwaka ikaba hari icyo yankorera, hari icyo yankorera, hanyuma nkabasha kugiraho mva naho basi nagira. Birumvikana. Hanyuma tusa n'abagana ku musozo, wagira ikintu ubwira abantu badukurikiye hanyuma tugasoza? Abantu bankurikiye ikintu nabasha kubabwira, ikintu nabasha kubabwira nuko bajya bansengera cyane, kuko ndi mu ntambara zitoroshye, ndi mu bibazo bitoroshye. Bagusengere, ukeneye amasengesho, bakube hafi. Reka mbashimire mwese mudukurikiranye, kadusoreza hano. Nshaka kuzahamagara Ivan kuko n'ibibazo byose arimo niwe biturukaho, kugira ngo nawe dusobanurire nk'umuntu w'umugabo wavuze ikintu kikamunanira, nyuma yo kumunanira agateza umuntu ibindi bibazo biturutse ku ruhande. Reka dusoreza hano, tuzasura mu kiganiro cy'ubutaha.